ndabizoberuka kera ntarabona aho mpera umucyo ukuri utasira. Tekereza tuve hano tukajya ahandi ariko twabona amafaranga. Bireke mwana. Uretse ko n'ubundi hano hose mbona ari kimwe. N'ahandi n'ahangaha byose ni kimwe. Ubwo mbona ahangaha nibwo umuntu ameze neza ko afite amahoro. Ese kuguma ahangaha wicwa n'inzara urumva ari byo byiza? Nyine si byiza ariko buriya umuntu ava ahantu yari ameze neza ariko hari impamvu. Nzabera nama iyo nziza nakubwiraga ati abyibariye mwana. Umuntu buriya ava aho yari ameze neza ariko aricyo ari guhunga. mbese aho wari uri wowe wahungaga iki? Bireke wowe ufite imana umugore mwiza umeranye neza bidakwiye kwigandikamo. Nyamara wambwira niba amafaranga aho agerageza kuboneka. Uburyo wakemera ugasiga ibintu byose wari ufite. Undi se nari mfite iki? Nari mfite iki ntambuza kujyayo. Kuri hano wenyine Ndimo gutekereza. Gutekereza iki? Ubuzima butandukanye n'ubu turimo. Ushatse kuvuga iki? Ubuzima turimo ntabwo bushimishije. Ndwanira kugira ngo ndebe ko bwazahinduka. Ushaka kuvuga iki? Sinshaka kuguma muri ubu bukene. Ubuzima turimo ntabwo bushimishije. Nanjye ntabwo ari byo nifuza ariko turi kumwe tuzafatanya. Samweli uriya dukorana hari uburyo yambwiye twabonamo amafaranga ariko ngo ubwo buryo buba buteye ubwoba. None se biba biteye ubwoba wabyora tugakomeza tugashakishiriza n'ahandi. Rega niyemeje gukora n'ibyo byose biteye ubwoba nta kizampagarika. None se ubwo dukora iki? Nta kindi twakora ahubwo reka njye kureba Samweli ningaruka ndakubwira. Njye kureba Samweli ubwo ninza ndakubwira.
Jo waje Meze neza ndazi. ukoze akira dusangiye Oya njye meze neza n'utwaye wenyine njye ndumva meze neza. oya turasangira Oya ihangane rwose meze neza. oya ahubwo reba ukuntu wigenza nawe numva ko inzara yakwishe rwose ntugire ikibazo. ese Jo ndumva meze neza. ujya utekereza ku buzima bwacu bw'ejo hazaza Bitekerezaho kenshi cyane nkabona nta herezo. ahubwo na nyirinzu kare yaje hano asanga nagiye gushaka amazi utamwishe mu nzu se nk'uko wagiye kubikora. erega yaziye amasaha adasanzwe aziraho agiye kubona mbona nguyeho gusa hari ubundi buryo yambwiye twabikora ariko ntibikore akazi. Mbwira urabona hari ikintu kikindakaza? nyine Mbwira. nyine yambwiye ngo yambwiye ngo Mbwira. turyamanye rimwe ngo yadukuriraho amezi 2 kuyo twari tumurimo yose. Niko niko yakubwiye? Yego. Bishoboka. umugore uramusezera cyangwa upfuye kuza gutyo gusa? Basibyanwa nko musezera nkaho nari bugaruke. Kibazo kizi ntabwo musezera? ntabwo byari ngombwa. Mvuga ko gahunda imeze. Yego mbwira. Ariko se byose nyine ujye ubanza wumva. Ahantu tugiye ni mu Kirombe cukura mu y'agaciro. Turajyayo tuyibe nyine twe dushoboye. Yes. Ariko abantu baharinda bafite imbunda. Kandi zirakora rwose ndabizi ko zikora zirakora pe. Ko murumuna wanjye nyine ni hasize ubuzima. Byose n'ubundi ni urupfu. Aho kugira umuntu yicwe n'inzara nyakwicwa no gushaka ayo mabuye y'agaciro. Ahubwo tugenda. Urumva byemeye tugende ntari. Muye tugende tu. Amafaranga yawe se nyaguhaye? Ko ntabwo amafaranga ariyo ya mbere si nayo nashakaga. Turi urebye ariko reka tugende tubikorera ukumva n'undi umugabo wawe nayo hano zabimenyera ndamutse nanabivuze. Nuko ko Imana reka tugende tubikore basirimo. Uzi ko utagira isoni. Aze kukwishyura amafaranga yawe none ngo dukore ibiki? Nasereka Ega nibyo ariko amafaranga mwayamaye ariko inzu yanjye muracyayirimo kandi hazajyaho nande. Oya webye. Ibyo nibyo tuzajyamo nande. Twose. Ahubwo reka nkubwire. Hari igiti kiri mu nzu. Kiriho umusimari. Kiriho umusimari muri salo. Banza aricyo gituma inzu hakuntu bazatuzanira umufundi cyangwa se oya wikigora mfite umwanya ahubwo tugenda ukinyereke nge nsige nanagikoze ni ikiye se ubundi tugenda ukinyereke.
ndabizi umperuka kera ntarabona aho mpera umucyo w'ukuri utarandasira